reka dusome igitabo cy'Itangiriro 49 uriya murongo wa 8. Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe. Bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanje uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura. Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye. Nyirayo ataraza, uwo ni w'amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe kiziritse ku muzabibu rutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye yatukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Amena. Ahangaha dusomye haratubwira amateka ya Yuda, cyangwa se imigisha Yakobo yifuriza umwana we wa kane witwa Yuda, uwo yarabyaranye na Leya. Bibiliya iratwereka ko izina Yuda risobanura gushima. Itangiriro 29 umurongo wa 35. Hari icyo Bibiliya ivuga byiza cyane kuri Yuda. Yuda niwe watanze icyifuzo cy'uko Yosefu adapfa, ahubwo akagurishwa mu Bashimayeli. Itangiriro 37 uriya murongo wa 27. Icya kabiri, Yuda niwe winginze Yakobo ngo abahe Benyamini bamanukane baje muri Egiputa ubwo bari bagiye guhaha Yosefu yamubatumye. Itangiriro 43 uriya murongo wa 9. Cya gatatu, Yuda niwe wegereye Yosefu wari ufashwe nka Farao, amwikubita imbere amusaba kubemerera Benyamini agasubirayo. Itangiriro 44 uriya murongo wa 18. Cya kane, Yuda niwe wagiye imbere bajya muri Egiputa, ajya guteguriza Yakobo patriarche guhura na Yosefu wari uzwi ko yapfuye. 46 umurongo wa 28. Yuda yaje kugira icyubahiro cyane gikomeye muri bene se, agahora afatiye imbere. Habaye ikibazo, Yuda niwe wazaga imbere. Igitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 5 umurongo wa 2. Yaje kubyara abana 5 b'abahungu, uwo twavuga ngo ni Eri, Onani, Shela, Peresi na Zera. Itangiriro 46 umurongo wa 12. Eri na Onani baguye i Kanaani mbere yuko bamanuka bagenda bajya muri Egiputa. Mu gihe bari bageze mu gihugu cya Kanaani, Yosuwa ayoboye nabo yabahaye intara yabo. Turebe iyo mipaka. Yuda yari amaze kwaguka cyane, aragwira, bituma afata amajyepfo yose, dore ko na Simeoni twavuze haruguru yari amaze kumwijiramo. Yisoma Yosuwa 19 umurongo w'9, yajyaga ava kuri Yorodani akageza kuri Mediterane. 15 za Yosuwa umurongo wa 1 ugeza ku wa 12. Hari imigi yahawe cyangwa se imihana minini ushobora kuvuga 115 iri hariya mu majyepfo yose y'Ubuyuda cyangwa se ya Yerusalemu. Twavugamwo imigi ikomeye cyangwa se imihana y'Inegevu. Harimo imihana 29. Yosuwa 15 umurongo wa 21. Hari undi muhana cyangwa se umujyi ukomeye witwa Ishefelati. Aho hari imihana 42. Hari undi mujyi witwa Baali mu misozi, hariya hari imihana 38. Hari undi mujyi witwa Imidibari cyangwa se mu butayu, yahawe imihana 6. Muri ubwo butayu bwa Yuda dusoma niho Dawudi yagiriye inyota y'Imana yiwe ngo imuhe imbaraga n'ubwiza bwayo. Aririmba Zaburi ya 63. Muraza kwibuka yuko na Yerusalemu aho Dawudi yirukanye abayebusi hahindura umurwa wa Dawidi mu gitabo cya mbere cy'Ingoma 11 umurongo wa 5. naho ngaho ariko byaje gukorwa na Dawudi kuko ari we wahinduye uriya mujyi wa Yerusalemu mu gihe cya Sauli. Murabizi cyose kuko Yerusalemu yari gituyemo abayebusi. Dawudi niwe waje kubirukana ahindura kapitale kugeza n'uyu munsi. Mu mateka ya Yuda
umuryango wa Yuda ufata umwanya wa mbere mu Bisirayeli nyuma ya Reubeni, Simeoni na Lewi. Kubera ibicumuro byabo nk'uko twabivuze haruguru, Yuda yari afite ubuhanuzi kuri bene se ko bazamupfukamira, kuko twabisomye hari umusaza Yakobo yavuze ngo bene so bazagupfukamira. Bahaguruka muri Egiputa bari bafite abagabo 74,600. Bashobora kuba abasirikare barageze i Mowabu bariyongereye nk'ibihumbi 2,000, kuko bari bageze mu 76,000 n'abantu 600. Iyo usoma kubara kwa mbere igice cya 6 umurongo wa 26 mu ibarura rya mbere, none ibarura rya kabiri 26 umurongo wa 22. Mu rugendo Yuda niwe wa mbere wakambikaga hafi y'ihema, akari imbere, ndetse niyo bazaga guhaguruka yarisubiraga inyuma akaritanga kugira ngo igitero icyo ari cyo cyose nikiza ashobore kukirwanya. Kubara igice cya kabiri umurongo wa 3. Bujuje ihema, umuyuda witwa Nahasoni niwe wa mbere watanze icacumi bwa mbere. Kubara 7 umurongo wa 12. Uriya Nahasoni ndamukunda cyane. Bazavuga hariya mu gitabo cya Kuva, kiza kivuga ngo Nahasoni ngo umutware w'Abisirayeli, umutware w'Abayuda. Uriya ngo yari niwe wari nka chef w'umuryango wa Yuda umunsi bahaguruka bava muri Egiputa bataha muri Kanani. Yari umugabo w'imyaka 80, kandi uriya niwe se wa Salomoni wagiye gutata cyane cyane Yeriko. Niwe waje gushaka Rahabu, ni nawe waje kuba se wa Boazi, ise wa Obedi akabyara Yese, Yesaya nawe akaza kubyara Dawudi. Uriya ni mwene Aminadabu. Ndabyibutse neza cyane, n'umugabo mwiza cyane. Aminadabu murabizi ko ari we sebukwe wa Aroni. Uriya Nahasoni yari muramu wa Aroni. Yosuwa agabanya igihugu, Yuda niwe wafashe umwanya wa mbere, niwe wa mbere bahaye igihugu. Niwe wari umusirikare ukomeye, niwe wari ufite ingabo zikomeye cyane. Yosuwa 15 umurongo wa mbere. Yosuwa amaze gupfa, Imana yasabye Yuda guhaguruka agatera Abanyakanani. Abacamanza igice cya mbere uriya murongo wa 2. Abayuda nibo bayobotse Dawudi bwa mbere, dore ko yari n'umwana wabo. Nabo babona nyine yari mu babo, baramushigikiye cyane. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 12 murongo wa 24. Tugiye kure, Dawudi umuyuda araza kuyobora Isirayeli asimburwe na Salomo umuhungu wiwe. Uyu Salomo azaje gusimburwa na Rehobowamu waje kugira ibyago, ubwami bugacikamo kabiri. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 12 uriya murongo wa 20. Turasanga abantu benshi hariya ba Daniel umuyuda baraza kwerekana Imana iyo ariyo bageze i Babuloni. Basaduraka, Meshake na Abedenego bari bose n'abantu b'amajyepfo, bari baragiye bose i Babuloni, n'abantu bari baturutse i Buyuda. Zerubabeli igisonga cya guverineri w'i Buyuda niwe watashe Yerusalemu ajya gusana no kubaka urusengero, kuko tubisoma mu gitabo cya Ezra ndetse n'icya Hagayi. Mu buhanuzi bukomeye cyane Yakobo yarabumubwiye, aramubwira ngo Yuda ariko amuraga ngo Yuda we nk'intare ibunze ninde wayikangura. 49 umurongo w'9 twahasomye. Uhita ureba intare ya Yuda, igishitsi cya Dawidi mu Byahishuwe igice cya 5. Ureba ukuntu yamuvuze intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Uwo ni Yesu wari kuvugwa, wabonekaga mu muryango wa Yuda, kuko Paulo abwira Timotheo ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Haleluya! Yesu ukomoka hariya muri uriya muryango, uwo ni umwami Yesu wavugwaga hariya. Imana yatoranije Yuda kuba umwami w'Abisirayeli iteka ryose. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 28 umurongo wa 4. Byahishuwe 22 umurongo wa 16. Bandika imiryango y'Isirayeli, Yuda za mubi imbere. Igitabo cya mbere cy'Ingoma 2 umurongo wa 3. Mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 4 no kuza ku wa 5, bariko barashirwa ikimenyetso Yuda niwe wa mbere. Yuda
aragaragara rwose nk'umuntu wabaye intwari kandi werekanye ari uwa kane, ariko agaragara ko ari umwanya w'imbere. Yakoze uko ashoboye kose. Igihugu none cyitwa Israel, abantu bitwa abayuda, kandi urabona ni muri ya miryango 12, ariko ntibitwa iyo miryango, bitirirwa abayuda kubera uyu umwe gusa bose. Cyane cyane byabaye igihe bagiye i Babuloni, bamwe bagiye ari ab'amajyaruguru, abandi bagenda ari ab'amajyepfo, ngo baje gutaha ku gihe cya Kuro, bataha mu gihugu cya Israel, bataha ari abayuda. Iki kintu kiranejeje cyane kuri uyu muryango wa Yuda. Dushobora kwiga byinshi no gusobanukirwa no gukomeza gutekereza kuri uyu muryango mwiza w'Israeli. Ariko Yuda yakoze ibintu byiza cyane, nubwo amateka yiwe Satani yari yarayarwanyije. Soma Itangiriro 38. Yashakaga ko hari umuntu uzavuka muri uyu muryango, ariko Imana kuko ifite umugambi wayo muri linye mesiyanike, Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Iyo dusoma amateka dusanga hariya Yuda ngo yabyaye Peresi na Zera kuri Tamari mu buryo bukomeye cyane. Harimo Satani yari yararwanyije umuryango wa Yuda kugira ngo uzashire, awutsembe, awurimbure, ariko Imana ikagenda iwinura. Hariya twari tuvuze hepfo, mwumvise kuko Boazi yabyawe na Rahabu. Uriya Salomoni yaje gushaka Rahabu, Rahabu umunyamahanga, ariko abyara Boazi. Boazi abyara Obedi kuri Rusi. Harimo abagore 5 hariya, abo ni 3 tuvuze b'abanyamahanga. Uwa 4 araza kuba Betisheba, uriya nawe waje kuba nyina wa Salomo. Muka hariya turadusoma, muka hariya yaje kumushaka mu buryo bugoranye. Dawudi yashatse muka Uriya aza gushaka Betisheba, abyara Salomo. Ukomeza ukazaza kugeza ku wa 5 Mariya waje kubyara Yesu. Aba badamu ko ari 5 baragaragara hano cyane mu muryango wa Yuda. Satani nubwo imigambi yiwe yaba myinshi arwanya ubwoko bw'Imana, ariko azatsindwa, kuko hari ubuhanuzi twabwiwe n'ijambo ry'Imana bavuga ngo Yuda inkoni ntizava iwawe kugeza aho nyirayo Shilo azabonekera. Buno ubuhanuzi bwiza cyane kandi bukomeye. Tugomba gukomeza gutegereza iby'Imana yavuze, izabisohoresha umurava wayo. Ntagishobora kurogoya umugambi w'Imana, ntagishobora kurogoya icyo Imana yavuze ku muryango wayo. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ibagirire neza gukomeza gutekereza kuri aya mateka, no gukomeza kwiga no kumva no gusobanukirwa aba basogokuru cyane. Narabakunze kandi ndabakunda, nukuri ni abantu beza. Ukomeje kubasoma kazareba Gutegeka kwa 2 kiriya gice cya 33, urahasanga amasengesho cyangwa se imigisha ya umusaza Mose, ariko asabira ubwoko bw'Imana, abufuhira, abusabira umugisha. Yababwiye amagambo akomeye cyane, ariko abasezera, ababwira amagambo y'umugisha, abakomeza. Muhumure, dufite intare yo mu muryango wa Yuda wanesheje, kandi tuzabana nawe. Imana ibaho.